umunsi none sinzi niba biraza gucamo none uyu mutwe none ni kariti kanze mwerekesha sano no marange soko umunsi ko bisakose simbiza ariko kapfe kugira gutya naribi komera yego yo mwihangane mwihangane Imana zaho umugisha yego murakoze cyane pe Imana zaho wegereye boss ageze ukuntu mwongeza ageze ukuntu abantu bagisabiriza sha dore n'insengero barazifunze ariko sha kikira murakoze rwose Imana baho umugisha rwose pe ibongerere ikora twasize urakoze cyane rwose ukomeze ukore cyane uzeza rwose wagize ikintu ngenza se umeze nabi rwose akora amafaranga yanjye abasanze ari menshi burya ntabwo bongeramo wenda hari bose mukomere cyane wafunguriye ese wowe kuko urabona amaguru yafite ushobora kugenda ukikorera imizigo ukabona hasi gikarunda gikuba urebye no kuvuga ngo burakwacitse gusa bukora nasi wowe gose dore ufite amaguru ubu ni wagenda ko kumutwe wawe nukomeye ukajya upfa no kwikorera imizigo ukaya kwiwe wicanga kunze guse uramona ufite ikibazo aha ngaho ntago nakubwira rwose ibibazo bose ko urabona rwose utari urubyiruko uri kwipfusha ubusanga ku muhanda bura nanjye rero sinegereje ko igihugu cyazagira icyo kimara wenda ari nkanya ubu nakwimarira iki rwose sibyo gutuma ufite amaguru rwose ari ukwiye ko none se kuko nose ubundi mbwira byaje kugenda gute byarangiye gutya rwose byaje kugenda gute nyine ukuntu byaje kugenda nari mfite ikibazo rwose na n'ubu ngubu rwose nose mbere wari umeze nka gute kugira ngo nose ndiko wavutse ntago ariko navutse nandi umuntu usukuna n'undi umusore mwiza kandi ushobora akazi ngo nyine biza kurangira gutyo rwose ubu nuko byagenze utaramera gutyo kuntu dore bimeze cyane bimeze gutya rwose bibona se no wanjije ishenjetse nk'ijere rivugiriza nijoro twanjije wese none se ngubu urabona udashoboye gukora haguru iri soko ryambiye ariko urabona udashoboye gukora ubwo wiriwe wimugaje aha ku nzira Kushi yaje ari nk'igisubizo mu gukorera urugi rwiza cyane rwa metali, amadirishya cyangwa ugusudira icyuma cyawe cyangiritse. Ubushobozi n'ubumenyi afite bimwemerera kwerekwa pura y'inzu ndetse akaba yakubwira amadirishya ndetse n'inzugi bashyiramo inzu yawe igakomeza kumurika neza. Ku bindi bisobanuro cyangwa ushaka kumuha komande wamuhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0784573484. Mwese muhawe ikaze muri Isanga.